ahana banaza nkababwira n'amafaranga yishyura ndamubona ari gufata video imbere ya apartment muri what is it where you see that hari ahantu ba wicaye muri in the garden. You know what I mean? I literally saw you had a white fridge. You had a white fridge, Jason. When you made your videos. We're not on the same tax bracket. Umu Diaspora wese mumpa umwanya picu ntanguvugire mu sibyo ariko wowe ibi ngibi bibonye vuba aba diaspora bose babuze ibyo bakora babuze ukuntu bavugisha umuntu mu influencer nuko bandika ibyo nibyo babandikira izo message banzifite aragahisi urumva aba yabuze ibintu akora aba yabuze ibintu nyine agira ngo iyo ni therapy kuri bo kuba diaspora wewe wabanje ukayihembye miliyoni wari uyanze nta kibazo iyo ni therapy kuba diaspora noneho je uzi ikintu kimbabaje naga kino message ka nyuma kandi impamvu turi kuganira ibi yaje avuga umujyama bita inshuti w'inkoko wahawe ibikombe na leta y'u Rwanda nk'urubyiruko genda wemeye kuri umukene niba ari ibyo utekereza wowe it's fine. That's your opinion. Next time nzabyibuka mu rugendo reka nanjye nzana agapfuye kabara amadolari ariya nayo oya Godfather ariya bakinisha muri filime muri Amerika aremewe y'ibicenda wese nzi ariya yerekanaga akina muri filime ngo nuhereza dolari aya namwe mfata nkashyira kuri nayo twabonye n'ibyo ariya mafaranga samwe akina muri filime bafungiye umuntu y'abatete bashyira ku y'abana muri gardienne ariko hari umuntu nari nemereye kuremera muri comment mbere yuko ngenda niyo mpamvu yagushereje sheri muri gatoya arahari ushaka kuremera 5,000 by'amanyarwanda turakubujije n'amadolari oya Godfather mureka yamuhe kabisa mbabarira nayo yamuha amadolari wamuha arayamuha Jehova Vanis wazamutse Jehova Vanis simbona sa ubwo umugabo wa Miki amuhaye ubwo agatari Jehova bari kuremera picungwe n'uzirugute natwaha picu muremeresha picu ni muremere ntabwo ari kuremera Godfather wambabariye akaremera uno mwana twatangira muzamure ndakubwiza ukuri namukorera ibintu bitanga Jehova shyiramo request akuremera umva uwo mwana mureke kumutobanga dushaka ukundi ngo tumuremera uwo mukobwa mu mwiyorere mwana uri kumva nakirimo request uwo mushenzi turebe Jehova shyiramo request akuremera sibyo uyu Jehova yaje Sunday nk'isegonda rimwe amuha 5 yitahira 5 se afite ndabimuha oya mureke gatoya mbabarira je ndabimuha bro karabivuga by the way okay Jehova nabimwemereye kandi Jehova ngaho vuga wavuze cyane wanatukanye kandi ukeneye amafaranga ngahe yatukanye no oya yavuze nabi kuko yagize ntago natukanye ukeneye amafaranga ngahe mwana muto oya ntago natukanye okay ukeneye amafaranga ngahe njye amfashije yabaye na 20 nta kibazo y'amanyarwanda picu nimero ni zingahe ugiye kumangahe picu nambe nimero Godfather please mbabarira zandike hasi mubwira nimero sheri mubwire nimero Jehova kanzandike hasi oya mubwire nimero nzandike hasi muri comment oya mubwire ibirenge ntavuze nimero 07 Godfather mbabarira 078 9 3 7 5 karindwi 8 aya mafaranga bagiye guhita wenda uzajya kuyakura inkoko English then no, I didn't get the last one usubiramo 5 uretse gatoya Godfather please mbabarira 078 078 9 vuga gahoro 7 ariko se ko nazumisha 078 9 76 karindwi gatandatu itanu karindwi. That's what I'm not getting. Itanu gatanu. Itanu gatandatu is 5656. Tanu gatandatu.
komeza. Itanu gatandatu. Vaho gaswere nyo. Zeru karindwi umunani icyenda gatatu. Zerengizi no muri comment zino. Ntago zanditse muri comment zingizi. Jay mbabarira uyu mwana twatanye. Umva nzikubwe 078 078 078 icyenda gatatu. 93 karindwi gatandatu 76 itanu karindwi 57 umunani. 8. You got it? Noneho umva Jehova. Yes. Niba wabwiye umuntu bagufashe ukajya muri commentaire ukandika ubugambo. Mbwira. Ntabwo njye namututse. Yanutse. No, hora. Dusaba oya. Ajya muri comment. Pichu. Ajya muri comment azirebe. No, let's gatoya. Pichu. Did you get the number? But I need the first and last name. Kuko amazina yawe na ye nindi mumanuye kweri. Please. Godfather. Jesus Christ. Nindi muzamu umumanuye kweri. Pichu. Oui. Niyo yandike hari yandika amazina muri comment muri sakosa. Niyo washyiramo XX birakunda. Ego. Okay. Amafaranga naza ndamoka. I never knew that. No, n'ibihumbi bitanu man, nisana bicagiye kumwohereza ibihumbi 2,000. No, ni bitanu. Ibyo Godfather yifuza no kubwo niba ari 2 nibyo ngiye kumuha nyine. Nakubwiye guki Jeski. Amuraba gumi. Bicagiye kumuha 2 cy'amanyarwanda papa. Biju atenga wa mukadete wasano ni ibisumba. Pichu ushyiramo XX first name X last name X ushyiramo number gusa. Yagukoze ibiki? Bro ntabwo nabivugira. Wowe niwe kadete ni igisundi ni nka Pichu. Icyo kijambo ndakubuje. Icyo kijambo oyi. Niyo mpamvu buraje nganga fata ariko Godfather ndagundira kino gikuta mambata mpaka. Kuko abantu turi kumwe n'aba bro sane n'ubwa mbere maze iminota ingana gutya goro ihubutse. $, uretse gato Pichu ibyo ndabimugeretinga uriya mwana yagusabye 200,000 by'amanyarwanda byende. No uretse gato umuhaye angahe wowe? Yansabye angahe? Yagusabye 50,000 ko afite ikibazo cy'ababyeyi bari mu bitaro. Okay. Ntabwo yatanga. Ntabwo ibyo byose yabivuze. Yavuze ko none ko ushaka kuvuga amagambo muhe 50 uceceke tuzi tugaze. Umu Diaspora hari umunyandikiye muri DM ngo yasabye ngo 20,000. Okay, ngiye nakoze amadolari 20,000 ibyo biri. DM yibonye gute kuri kuvuga ahangaha rero kwiba. Wagiye muri DM wowe. Amadolari ubwo na akora Pichu ubwo ubonye 28,000 sheri. Wayamuhaye? Pichu uranye. Pichu ntabwo umuntu utwara Tesla. Nta Tesla Pichu afite. Umuntu cyasanye kumubaka. Umuntu ufite inkoki 3,000. Oya ariko umwana nambwira ko yabonye amadolari ye nashaka barana. Nawe se uyu ni nyoreje amadolari 30 nangahe. Bayohereje Godfather. Sinababwiye. Picha yohereje Godfather. Ntabwo yesagira ndabona amafaranga aje kuri ntuzi. No barakohereje kandi twari guha uno mwana witwa Jehova niba ari Jehova. Uzi ko yitwa dusabu amafaranga arayobye. Dusaba yumva. Ndakubwiza ukuri Pichu niba wohereje ayo mafaranga gutyo yambwiye. No bro mwayahaye n'umwana. Uretse gato ukaba utinyutse kohereza umuntu utwara Tesla ufite inkoki 3,000. Ukaba woherereje Yovani wayabonye nyandikira uretse gato muri commentaire ni mutayabonye ukaba woherereje amadolari 20 Pichu nkuvuyeho. Jehova shyira muri commentaire wayabonye ntiwayabonye. Nkore kuntu mba indiscipline noneho. Agiye kuza so icyo ndi busabe Jehova sibyo ntabwo aramugira mu Godfather yakiriye. Impamvu mbikoze by the way Jehova impamvu nabikoze yahereye kare tugitangira live itarazaho na God yanabikwibwira umwana kwandika ngo ntiyabonyesha amadolari. Yahoreye kare binsaba sibyo kandi ntabwo nabyibagiwe mu kanya ndamanutse mbona yabinyibukije muri comment so this is the only thing I'm doing. Pichu sibyo
ikindi ayo ndi bumwohereze it's his business and my business ntabwo ndi buvuge ngo amafaranga namwohereze je narindi Jehova ndamubwira ikindi nubwo yaba ari idolari rimwe nakoreye uravuze ngo ubonye amadolari ubonye ngaho listen nubwo yaba ari idolari rimwe n'igihumbi njyewe nakoreye we ntabwo ari we mbajije nyine kubonera ku buntu nyine ngaho cece umva iyo mvugo bro uravuze ngo ubonye ngahe but ntabwo ari ukuvuga ngo Pichu niwe wanjye bro ntabwo ari we mbajije nyine don't take my wording bad uravuze ngo ufashe ku cyuya cyawe ukimusukiraho ntabwo ari bad ntabwo icyo kintu kubona because ntabwo ari bikuba nawe ni ukuvuga ko ahubwo icyo nari ngiye kumusaba nawe nagira igihe akabona umugisha sibyo cyo buri gihe na famille mfasha zose mu Rwanda nuko nzibwira sibyo abafashwa nawe baragowe pe abafashwa na ubufasha bwawe buretse ubufasha bwawe ni ngabo mu jihadi yavuze hageze rero twebwe turi indiscipline hano abantu bose bavugira icyarimwe listen icyo nashaka gusaba Jehova kuko ni nawe batumye nongera no kugaruka ntabwo twaguha umwanya wo kudutegesha kubera amadolari 18 icyo nshaka kumusaba mbere amadolari 18 ntiyatuma uducecekera listen to me God ohereza amadolari 180 reka basi musabe ikintu kimwe Jehova basi kuko ntabwo nzi ko nzongera kumuvugisha sibyo gahoda bibonye manutse Jehova ikintu nagusaba sibyo ntabwo tuziranye ariko nawe Imana nuguha umugisha cyera Jehova wayabonye andika please pay it forward sibyo reka kumushyiraho na kondisiyo please pay it forward no I'm just saying hey pay just that's my condition none uzanaye mwishyura amafaranga tuba twayavunikiye je squeeze woba muri Amerika mama Pichu umucuruzi w'ingoko papa give back Jehova ntubumve abantu bari gushaka Jehova ayo mafaranga agiye kuzana nawe uzatange nicyo kintu cyonyine iyo ntanze mbwira abantu nawe uzabyuke ko hari uwaguhaye uretse gato ukeneye guhabwa ntabwo ufite ubushobozi butanga guys mwese muri aha ngaha mumbabarire Pichu mugende mwohereza aka gift mumbabarire okay reka ntangire natangiye kanze ndeba akira n'abandi mwese twagiye tumuri bingana n'ibyo atanze tugende yego mutubabarire rwose guys mutubabarire tayari wo bita yego mutubabarire rwose Pichu mu gift ntabwo dutanga mwese mu mutemo kandi amakuru mfite nuko Jehova atarakira ari amafaranga Pichu mumbabarire mu gift ngo baramubwiye ngo hamagara banki Pichu mumbabarire mu gift Jehova zamuka Jehova ari amafaranga nayabona ndamoka Pichu mutindi mumbabarire shyiramo request Jehova bayindi Pichu mutindi mu gift z'agasuzuguro okay Jehova waje Jehova uravuga ijambo rimwe wayabonye cyangwa wayabonye nayabona ndamoka Pichu mutindi Umu Diaspora Jehova wayabonye ntabwo aramugeraho word limit it's really sending ibi bihumbi 18 by'amanyarwanda bamaze kuko nta mwavuze ariko ntimwavanye gato ntimwavanyemo yo gukata ubwo arabona ibihumbi 12,240 ntumumanure Jehova ntumanure reka baze mu gift Jehova amafaranga ntayabona bamuhe gift z'agasuzuguro oya ariko rero ikibazo cyanyu muri abakene Pichu ni umukire namwe muvuga amagambo menshi ndakubwiye Pichu ni aya mafaranga Jehova namugeraho mwibuke ko ibihumbi Godfather ubukire Pichu afite uzabubona ugeze nk'imyaka nka 15 nyuma ya hano ahubwo Pichu amafaranga ye ababariye yafite se yego ibitekerezo noneho twasanze yorora n'ingurube ayangaje n'abadije mu gisunda ariko gabanya amagambo cye ibyo ntacyo nkizi ngewe ntabwo nkizi ariko ntanayagabanya ariko si nkizi icyo ni igiki wasanga ari ikiraro cy'ingurube ko nizo nari mfite ikiraro cy'inkoko za kijyambere ijambo ntabwo nkizi ngewe ariko wasanga ari ikiraro cy'ingurube ko nizo nzi ikigambo je yavuze ngo ni ikiraro cy'ingurube za mo baravuga ngo ni ubuhamya burebure ariko zaje uri ntabwo nemeretse kuvuga nawe musa
ngo mu baravuga ngo ni ubuhamya burebure picu mumbabarire mumuhereze gifite z'agasuzuguro. Oya ariko mumusereze kugira fata ko biri kwizengurukisha. By the way, okay, nta kibazo ndafata oya. Umwana agikoreye sibyo. I am very appreciative. Pichu. yewe nta banga ngize uretse mbere. Pichu, uyu mwana Jehova yazamutse. Wamwemereye Mwese mwamubajije Jehova amafaranga yakugezeho nagara kugera. Kandi binyeretse biri kwize bureka mbere kije uretse gatoya uretse yivugire Jeho yakugezeho atangiye kubikora ubu ngubu Pichu atangiye kubikora Voilà ntabwo aramugeraho Jehova nagara kugeraho no yangezeho uko imanuka agahambira oya Jehova rataratsungusaba nura nabi namusaba rero ta Jehova nubwo Jehova garuka uretse gato Sande nawe ugira umugisha kandi nagari ngombwa no kuvuga cyangwa rata Jehova nawe nugira umugisha rata n'ugahura n'umuntu uretse kibazo amafaranga yawe ugiye kuvugira amagambo arusha agaciro amafaranga uretse uwo mwiteze ndaguha ijambo. Dore picha mpaye ifoto ari kwizengurutsa musore yakugezeho yabivuze ko yamugezeho ceceka ntabwo ari wowe ni kubaza yangezeho amafaranga yangezeho yakugezeho angahe bivuga angahe yamanuka ntuyavuge manuka wibeshye umanura kumanura nawe ntabwo manura ko namanuke we yibeshye yavuge nanjye ndakumanura Sande Jehova yibeshye yavuge Sande ndamugukurikije stop that Jehova za Yohana ntabwo ari ngombwa kuyavuga Godfather arayavuga uramwohereza Jehova ikintu kimwe yena cyangwa umusebe ikintu kimwe muri gushaka ko oya Jehova zamuka hano rata ndayamukubira okay Godfather ndabyumva utakavuye kenshi right now but Jehova ndayamukubira Sande oya listen uzavuye ku mutima icyo ngiye nagira ngo nsabe Jehova mutari kureka ngo rata Jehova gabanya amagambo twakoze rata kuko umutima nanjye uzangarukaho ndahita ndabigusabye uzangaruka navuze ko nubona umuntu udafite icyo ufite nubwo yaba akeneye igihombo ese uretse gato ijambo ni rya Jehova sibyo Jehova nunyura ku muntu uri gusabiriza ku muhanda uzibika ko ngenda gusabye sibyo Jehova Jehova fungura mike yawe rata ibyo ndayakura Pichu please Jehova fungura mike urukunyumva niko kumva Godfather urumva hano uyu munsi ni umunsi wawe papa barakuremera mpaka wecece kurere ntabwo ari ruswa wafashe turi kumwe it's a blessings Jehova urisivinze amafaranga ngahe Godfather ufashe amafaranga ngahe message nayibonye ariko ntabwo mbonye amafaranga bise bigenda kwa kodomo ari hano kubikwa na nyuma reka ndega kureba Sande garuka uretse gato Jay bamuhaye message y'umuyaga reka genda bro uretse gato ari y'umuyaga ubonye angahe ntabwo ari umuyaga nyine ndi kwabwa ntaga umubare w'amafaranga ubona nawe ubona ariho nyine ariko amafaranga ariho ntabwo uri kuri nabona umubare wawe umwana nawe ukuri kwe ko mbona uretse Pichu umusa iyo ubonye message amafaranga ajura yabona nanga mu nimero icyo cyane menya afunze kirayamenya uko bayafunze mba nimero yacyo kanigwe nayifashe wa mugabo wavuze Jehova yes dore kubwo bugoryi ubonye amafaranga ngahe manukire wikomereze rata reka kumukanga kubera ibihumbi muhaye Jehova fungura mike yawe nubona n'umuntu ukeneye 5 sibyo nibyo ngusabye byonyine Jehova nubwo yaba nubwo ari igihumbi ufateho nubwo ari igihumbi uretse gato uzafate kuyo wabonye ntabwo mu mafaranga yabonye no kuyabikuza
urabona ko wansabye nakurengerejeho make Godfather nakurengereje uzafate abangaba bari kubihorera yarengejeho 800 y'amanyarwanda. Zamurira Jehova uretse gato umuri message zamurira Jehova muhereza amadolari 100. Tuki wacecetse nceceke ndi kwibwira umuntu ngiye maze guha kugira ngo reka amadolari 100 Jehova zamuka amadolari 100 zamuka bakohereza amadolari 100. Ntabwo ndi kwisobanura ngende kwivugishiriza Jehova kuko ntabwo nzi ko ari aba diaspora bakura he bro? Uretse gato Godfather mugarurire mu amadolari 100. Waje vagura baga amafaranga wa masewe dore ikigori hano kirasamye. Yegora We Jehova ndakumva Godfather. reka ubugoryi wa masewe abantu Ndahari, bagiye ndakumva. ngo urasamye. Waretse ubwo bugoryi bwawe ndimo nakubaza waretse ubwo bugoryi Yes. hano abantu barashaka kugutamo wowe uri aho ngaho urasamye. Come on, stop that shit. Hano ongera uvuge nimero yawe. Vuga nimero yawe. 8 Bivuge 07 078 okay 8 9 3 wacana uhinduye nimero mabere ya nyoko uhinduye nimero 0788 ukuri niyo reka twumve 0788 reka twumve umva 078 yego 9 3 6 5 7 8 umunani bagiye gukoreza amafaranga amadolari 100 ubwo ni 100 na urumva urimo kunyumva nizere kutagiye kuyasindiramo ngiye ntabwo njya nk'inzoga ngewe Wakiriye angahe rero be? wakiriye angahe mbere yuko yanga bakoherereza nzigo nibyo bihumbi 100 ubu wakiriye angahe nera tubivuge nanjye n'indi kwiyavuga ngenda bikwemereye nubona ibihumbi 100 sibyo ya amafaranga ari kuri kondisiyo ndabaza wakiriye amafaranga angahe bwana Jehova dore urugoryi rugiye kubura amafaranga kubera kwasama kwarwo asaba amasaha wavuga nawe ari igicucu Jehova ntangiye ya mafaranga utangiye kuyishyura umva wagicucu ahubwo bari kukwishyura ntabwo bivuze oya ntabwo ari ndavuze mwebwe mwamugize nk'aho adafite ubwenge ayo mafaranga bari kukwitira y'igicucu nangahe baguhaye Jehova banze mu ibyo bihumbi 100 ngewe arahita bivuga nta kibazo ari igicucu Jehova oya muyamuhe kandi mujye muhama n'abantu y'abanyuruga ese ko amafaranga yawe picu byagenze bite Jehova wacana mwice hano muri guseka muri gushaka ariko se ko numva picu yabaye iki Jehova cyongeye kiragiye ongera ukigarure This is why this is my last time coming on a panel. Jehova zamuka turi kujya byabaye muri kwicara hano picu byaba bibabaje uretse gato byaba bibabaje kubona umukire ufite inkuki mu 3 umukire wo mu diaspora utwara tese oya kandi ndi umukene se uretse gato amaye umukene cyangwa umukire uretse gato ushobora kohereza amadolari vuga birababaje kubona umukene abona n'amafaranga yo kohereza mbonye umuntu utanga w'umu diaspora wohereza amadolari 15 bro ahwanye n'ibihumbi ngaho we tanga 16 ndusha abantu mwese kandi umwamwitaga umukire ngo utunde Tesla y'ideni picu none umuntu no gutanga 20 ni urugura abasoreza mu 200 hanyuma ejo Jehova yaje ngaho uretse gato turangizanye na Jehova yakugezeho Jehova aya picu yangezeho yakugezeho ari angahe vuga ukavugisha induru birengewe barohereza amafaranga wacana amabere ya nyoko gira vuga nawe wavuga amafaranga baguhaye se gutuka umuntu iki kintu Jehova birimo class kabisa biraciriritse class nawe kubera uduhumbi dutanu watanze nawe wafuze arakabaho sande uve kuri sande ngo nusubirane ikiganiro cyawe wenda wacoborera Yehova sande hari ibintu byo gushyigikira ngiye ntari kwemera sande ntabwo ngiye washyigikira sande ntabwo washyigikira ibihumbi 12 by'amanyarwanda urimo kumva umwana agiye uzi
ariko uzi ko umwana agiye kubikuza je umwana ko agiye kubikuza ngo bakamubwira ngo amafaranga ufitemo nta nubwo yakwishyura ideni rya momo bimwe byo gufata amadeni y'intuza nayaye ibaze kuri CV amafaranga yo mu diaspora urukumva je ntiyishyure data wafashe ideni bro ngarize uri kubije kintu uretse gato Nandeze mbona zari marantamo utwitwa ngo ni Galaxy birahera ayo mafaranga picha atanze Sanda yatanze mu masegonda 2 Sanda yarakize ukuri kw'Imana amasegonda papa ariko ibi bintu birabaje so ndagaruka kwa Pichu kandi wowe bagiye ko nagoye mu masegonda bikare wowe reba murebe Sande ndakubuje murebe oya ntabwo wanduza Godfather namuhaye aya Nega muretse gato Sande urashyigikira amafuti Sande ntabwo wabwira ngo Yehova Pichu ni umukene twabyemeye muretse gato Sande uri muri Jehova man ariko uguzi kohereza umuntu amafaranga avuye muri Amerika Yehova wamase urongera kutavuga ndakuboroka naretse kumutuza naretse kumutuza Godfather umanure Jehova navuga hano ndahita muboroka umanure Jehova manuka taha wabonye amafaranga ajya kugura imiti ya mama wawe cyangwa y'ibiryo urwaza nyuma urwaza ntubere kubaza umubyeyi w'Imana ngo gaha nure yaje gufata amafaranga hano ngaho kubera amafaranga umuntu agufashije wowe ntabwo bamufashije bamuhaye uburoro uburoro gute ntago ari uburoro Pichu kuko wagereranya nabimwemereye nahereye kare mbimwemerera nabimwemereye kare nabigemeye wamwemereye ibihumbi bitanu ahubwo Jehova unyihanganire nari natinze nabikwemereye kare tukinjira live Godfather wari ufite abantu 30 sibyo no wari ufite abantu 30 Pichu twamusherereje kare wagiye je yaje n'umwe njye ngira abantu 30 wa mugore we ndakuvuga no bari 20 twara abantu 30 hafi 40 na kibereye 20 ariko Jehova nave hano ntabwo ubwo mumaze gutanga yo ubwanga tumaze gutanga ntabwo ibyo biza gutanga watinze rata Jehova kandi byibutse ariko mugiye muri comment mukanya reka Pichu nawe aravuga nk'umukene je ntagatinde nafashe umwanya naje kubasabaza nafashe umwanya naje kubaganiriza murumva ibitekerezo byawe umuntu afashe umwanya akaza kubaganiriza akaza kwicarana namwe ni kandi mubona nza kwicarana namwe nkaza nkababa hafi hanyuma the result is andi umutindi hari abakozi benshi nabuze kuri TikTok hari abantu benshi nahinduriye ubuzima on TikTok that I can't come here so naje kuri TikTok mpura n'abantu actually bagaciro hari abantu bagaciro ariko umunsi nibwo nje niba ushaka ko tuganira thank you so much uretse gato ariko Jay wabahinduriye ubuzima hano oya niba ushaka kumanura ariko sinshaka kuvuga Jehova ari hejuru no uri gushaka kuzamura ibintu uri gushyiramo ibintu byo gutwika uri gushyiramo ibintu bya niba Jehova ari hejuru abantu mwahinduriye ubuzima shame on you Godfather shame on you you know not to do that to me but you're doing that to me shame on you genda gaswere okay nta kibazo ndagenda nta kibazo n'ubundi nari nagiye murangarura sibyo kuko ntabwo Jay Squeezer, I have nothing to say to you. I'm not mad at you. I'm not upset with you. Why you broke though? You broke though. I don't like how you talk. I don't. You broke though. You broke though. That's fine. You broke. It's fine. You broke. You broke. It's okay. You broke. That is okay. I can be. Broke. It's fine. You broke. It's fine. That's okay. Right. Okay. Next. Broke ass. What else? Broke ass. What else? All right. What else you have to say? Broke Besides that ass. I'm broke. You broke ass. Broke ass. Broke ass. What else? Broke ass. That's you have to apologize. Ushobora kudusaba imbabazi Pichu. Huh? Can you apologize ku bantu bari ahangaha? Urasaba imbabazi. Umuntu naba I don't know gusa na ndi gusaba imbabazi ninde nahemukiye. First of all urasaba imbabazi ngi. Nurangiza usaba imbabazi Jesus. Nurangiza usaba imbabazi Jehova wohereje amafaranga kugira ngo wigeze umva ngo wakoze yahise ajya kwiyerera ararira. Yabonye mizani asanga amafaranga umwohereje. Forget Jehova ntumusaba imbabazi ahubwo urazinsaba ngewe. Manza umbe Sande.
ntacyo numva gusa. Jehova aravuze ngo ushaka kunsaba imbabazi nabyumvise. Jehova aravuze ngo Godfather tangira nawe. Manza wumve. Utangire kuko ubundi nta nubwo aba bose ceceka wumve point hano hakozwe statement. Jehova aravuze ngo uretse I came to this panel because of you. Can you listen to me? Can you listen to me? Ni wowe ugomba kunsaba imbabazi ahubwo. Can you listen to me a little bit? Listen to me. Urahibiwe. Shame on you. How dare you disrespect me like you just Can you did? listen to me, Pichu? No, Godfather, you need to apologize. Impamvu umva impamvu gusaba imbabazi. Woherereje umuntu amafaranga. Pichu. Amafaranga abona message ayoberwa hano amafaranga agiye. Kumbe ngo yari afite akadeni yafashe uyu munsi kama inite yo guhamagara kuri momo. Azi ko ari bwicirwe nande? Oya. Uretse gato yari afite ideni y'ibihumbi 7. Bamuhaye 15 amadolari 15 uretse gato. Picha mwoherereje amafaranga. MTN nuvuga ngo umusore abonye message ebyiri zikurikira ndi kubisoma ibyo nyoherereje. Abonye message ebyiri zikurikira. Iyo amafaranga bari bamwoherereje niya mu mivuga ati kwideni wari uturimo rya 7 gusigayemo 1000 bivuze ngo Picha nafungure mic abyivugiye. Picha yohereje mu 6 by'amanyarwanda. Nyine nafungure mic abyivugiye. Ari hejuru. Uri kuva je? Umwana bamwohereje amafaranga uzi ko yavuze ngo mbonye message ariko ndisaba ntabwo ndi kubona amafaranga. Yewe bafungura mic. MTN yahise yishyura. Nanjye ndamwemerera 100 noneho. Uzi ngo MTN yishyuye ngahe? Icyenda Godfather, I see why I see why you're a blogger. Fungura mic ubonye ngahe? You just came up with this thing like that. Yewe none ndabemereye. Jay ndashaka wivuga ukuntu bro. None wakira amafaranga avuye muri Amerika. Oya none ndababaye. Yishyura ideni rya Amerika. None ndababaye nanjye. Jehova fungura mic. Ariko Godfather isabyumva nawe. Jehova yumiwe yo. None ndababaye. Njya kuza hano naje numva ibintu umukobwa arimo aravuga navuga uyu mukobwa mwaramwangije. Hari ibintu mwatumye atekereza ko ari cyo. Uri kuvuga uwuhe? Uyu ngo ni Pichu. None umunyamafaranga ibyo byibagirwa. Genda gake byo. No ntabwo apfa kuyatanga ariko n'umunyamafaranga. No kunyita Pichu yawe. Nta nubwo ari Pichu. Afite irindi zina harya sheri witwa. Kuvugana listen to me. Ubwo na said nta muntu uza kuvuga amazina yawe ni Pichu. Oya arayivugira se kuri kumu we. Urumva? Arayivugira hano yawe. Umva Pichu. Ariko Jay uyu mukire agenda gake sande buretse gatuvuga ngo iyo ni n'agasozi muri Amerika. Ni ubwa mbere nje kuri peno mu kanya kamwe nabaye umukire wa hatari akandi nabaye umukire utabaho. Wabaye umukire muri attention washakaga. Ibyo twayimuhaye. Noneho turi kuvuga Jay ko ni gukunda abakire. Niyo Jay wavuga umuntu ari umukire. Nk'uyu uzamurorere iyo nakubwiye umuntu ukumva natangiye gusa amaraso yanjye atari magenda. Inga wihuse. Reba nk'uyu mwana Jehova aramuremeye. Amuremeye sande ibaze sande niwe muhanya tugira niwe mutindi tugira. Nawe Jehova ko yabimye yamuhaye miliyoni papa. Yigeze ababwira amafaranga yamuhaye. Amuhaye ngende kukubwira umwana yanyandikiye rero. No ko ari hejuru ko cyatabyivugirwa ukatubeshya. Agiye koherezaho utundi kugira ngo ideni rya. Oya uri guharabika umukire umwana ari. Pichu ngaho basi yarangiye winyare mu isunzu umwishyurira ideni rya momo yo guhamagara rimwe. Babyita momo cash ngo ni bari momo. Arahita kubaza ngo yakoze iki. Jay ukunda abakire. Ukunda umuntu je yakararye. Oya kunda Pichu ntukunda abakire. Yabwiye je ngo uririnde guze mu amadolari 200 uramanzu yakorere nyaguhanga. Oya yari yibagirwe namwibukije ngo ndajyana je ahagere. Arambwira nanjye abinsubiramo ngo ndamuhamagana 200 nese ndatanga 800 azumuhe 200 ariko ntabwo ari mu bihe bye byiza nk'iby'abahanzi. Ndega Pichu. Can I ask a question? Just yes, one please. Question. Sibyo ugisubiza neza. No kuri I just one question. Sibyo. Uramuhike. Amuhike saramuhike. Aramuha amadolari muto. Pichu ni umukire wa hatari. Undi literally not even 2 minutes. Pichu uri umukene. Undi mwanya Pichu ni umukire. Oya ngenzi kuri umukire. Which one? No biri kuvuga abantu batandukanye. Tukubwire which one. No ese uri muri kuva mutari kwisubiramo. Pichu, listen to me. What are we doing? What are you?
wayo exactly ubwawe ubwawe uri iki? umukire nabaye pici w'umukene nyine wowe ubwawe usibye ibyo tukuvuga wowe uri iki wowe uri iki? njyewe ndi icyo mutekereza ko ndi cyo ikibazo nanjye Umukene. uragatindi uragatindi rero oya agatindi njyewe nakubwiye ko nongeye kuvugana nawe because Oya, agatindi waba ukabije, ni umukene. si uba muri amerika njyewe nawe nta nubwo turi on the same tax bracket gukunda sibyo kumbabaza kuko njye ntabwo nagusuzuguye sinzi impamvu njyewe oya mubage ndagaragaza ku ruhande nta kibazo nta kibazo njye nta ikibazo aho Ese Pichu, sinumvise ibintu byo kubaga njye ubizi. ntabwo nagusubiza n'ibitutsi ntabwo ari uko nteye Pichu sinumvise ngiye ibintu byo kubaga gutukana ubizi ntukirana kubera iki ibaza nicaye hano ngo ndi gutukana kubaga sinzi ubizi mubaga no it's fine uriko Pichu it's okay ibintu bitera like it's actually very entertaining it's something I'm very entertained reka gusobanura utugambo twinshi You guys are nta crossing the mafaranga line. ugira picu No. You're uriya crossing the mwana line. umuhaye amafaranga angahe? That's between me yayivugiye and Jehovah. ibihumbi 7,500 na 70 oya Jehova nayivugira ibyo nanjye nabishyigikiye Oya, kuko ntabwo mwebwe mubifitiye umutima no mwiza. ntabwo yavuga ni menshi No, mubanze mumwohereze nanjye hagira umuntu umwohereza. picu mbere Reka tuyagire na makeya, reka tuyagire amafaranga make amwe yayandi. Reka nta mafaranga make yufashije muzi ko ugenda ukagura kuri Chick-fil-A. Reka tugire amafaranga make reka hagira umuntu kuri iyi peno umwohereza 20,000 ariko ahita babwira amafaranga. Pichu hano harimo abanyamerika ngo urya hehe Chick-fil-A no amafaranga umuntu agenda akagura a Chick-fil-A right? Okay, excuse me. nizurya Jay Oh yeah, fine. ibyo bintu avuze arya urabyumvise muri Chipotle ngo ni barya Oya, agakuvuze. Agakuvuze ko ari kuri jewe. utanze urugero I was giving an example. I'm saying you guys here, sibyo? Muyatote muyamuhe. urugero rwawe ruratubabaje twagufataga nk'umukire Oya nta kibazo N'agatindi. mwese muri kumfata umukire umukene namwe mwabaye confused namwe mwabaye uzi ko nangize ngo muri Serena cyangwa za Marriott tuvuze ngo chick what mubanze munyohereze gift guys mubanze munyohereze gift Exactly. No, you get my point, Sunday, right? It's very cheap. I get it. Chick-fil-A is cheap, guys right? mubanze munyohereze gift mbere yuko Ayo mafaranga ya makeya sibyo no you get my point tuyamwohereza watanzeho urugero abantu soma message uretse mwicaye muri Amerika yibereye muri za Canada mwicaye hano muri kakakaka muri kubaga umwana yibereye mu Rwanda yaje hano avuga ikibazo cye aho kugira ngo mufate namwe mu macinge ngewe dore muri comment bari kukubaga yabahaye angahe muyafate namwe muyamuhe muri comment ruva nkuri gushya munda Pichu nta bukire bwawe twabonye agenda dore ngizo message bari kwandika don't put me on mute no ariko twe turabuza ubukire bwa Pichu n'amadolari 20 ubukire bwa Pichu ubukire bwa mbere nabonye ufite ubukire bw'umudomo oya Pichu nta nubwo ajya avuga ahubwo mwamvugishije ntabwo avuga thank you mu myaka nafashe umunsi baza nsabana na namwe wabagiriye impuhwe umwaka umwe nanjye n'ubwa mbere wajura baga papa oya none se Pichu ubu ni ubundi nta mwanya mbere mwamusingizaga ngo ni umukire kumva se hari ukuntu mbere mwamusingizaga ngo ni umukire nkajya kumva nkumva arimo aravuga ngo ntabyo bintu bigusandira weird kucyumva ko umukire aceceka musa ngo umva se ngo Godfather bigusandinga weird ngo nshuti ngo mise nkuri codinga ngo hari n'izindi recording ngo mfite ngo za kera nzikine bazimpaye nzikine oya nabakozi be baziri coding umukire uri codinga koko oya nabakozi be uyu ni umukire je okay murumva kuna abantu baba bavuga n'ibintu batazi ngo umukire uriko kandi umukire yakwivumbura kamba je squeeze nakubwiye mimi uretse n'intare nagwinya barasanya you can actually come ask for a job if you want and you can work remote wanakora no mu rugo nabishatse umwanya ukorera mu rugo wicariyaho Pichu umukozi w'iwanyu mu rugo no don't you ever disrespect me Jay Squeezer you disrespect me enough Pichu Pichu aurakabije ntabwo Jay Squeezer yakora mu rugo iwanyu papa wawe aramufana I know the apartment he lives in ahana banaza nkababwira n'amafaranga yishyura ndamubona ari gufata video imbere ya apartment muri what is it where you see that hari ahantu ba wicaye muri
in the garden. uyu mukino wanjye You know what I mean? I literally saw you had a right. white fridge. You had a white fridge, Jace. Mama, yeah, 2024 when you made your videos. arya amakara kiye size We're not on the same tax bracket. Na Jay nakubwiye ko uyu atari we ariko ntuzamenyere no mu buzima bwawe kandi ushaka n'akazi kandi wambabaje ntabwo ari we kugira n'aya magambo wambabaje niyo mpamvu Jeskiza nta wundi muntu wambabaje ariko we My wambabaje. fridge is black. I don't know why she said my fridge is I'm talking about from last year. Last year you made videos with white. Imagine you have imagine a white or black fridge. Exactly. And then you're sitting here talking to me. Come on, Jay Squizzer. You see where you sit and do your videos and you sit here talking to me. Na ina kubashye. Na ureba hanu wicara uri coding ama video. Hanyuma ukaza ngo ngiye uri kumvugisha. Come on. Biremera nko ndi kwiyemera, sibyo? ntabwo wiyemera Pichu muratuma mvuga amagambo. ese Pichu ujya ureba n'amadiyemu yawe ubibona kandi muri kubikora Pichu ibyo muri gukora Pichu ujya ureba n'amadiyemu yawe nabishoboye pe Pichu uri umukene Pichu ujya ureba n'amadiyemu yawe ibyo ukene nibyo mukomeze muvuga ibyo Pichu umukene oya Pichu ndakubaza uri kunyumva ndagaza n'ibintu byo kuvuga ngo muri ngwa gatindi nyine Pichu uretse gato none se ko wohereje umuroro ugashaka kuvuga ukarakara wohereje Pichu ibyo ukene it's fine ubukire it's fine all that why did you kuvuga amagambo Pichu. Guess what I'm doing right now? Look at your cabinets. Mundebe is your cabinets, y'all. Just Caesar. no what do you mean Look at your chicken. no hold on what do you mean From cabinet your cabinets to your other. what do you mean cabinet? Come on, Jay Caesar. Play with me. Subiza mu Jay what do you mean cabinet twereke papa no hold on what do you mean See what I'm cabinet doing? you see Pichu Look at the what do you mean cabinet. cabinet what do you mean cabinet cabinet wamugani reka turebe what do you mean about them Pichu uratuma tukudere gutwereka ahantu uri ngo mu studio ntibyashoboka by'ibyo Yabyerekana ate se? ngaho ba proud nk'iya Jay na ahubwo umubwire arebe muri DM ze birabihagije naho ibya ngo cabinet Look at this. Pichu. No, Jay Look Caesar. at this. Look at this. Look at this. Look at this. Yeah, look oya yari umukara warahinduye man at your Look at this. fridge. Look at this. Look at Look this. at your fridge. hanyuma iyo fridge niyo y'umweru Pichu what is the color See the Now, meat. last year he was making videos in front of the white fridge. Reba n'ubu ngubu afite black fridge. That tells you the type of No, the fridge apartment zose ziba abamo. ziri white By the way, abantu n'imbere, bataba muri Amerika ureba Uretse firigo ureba gatoya, Jay, cabinet mubwire ko uhita umenya firigo category zose y'umuntu. n'imbere ziba ari umweru. Uhita umenya category y'ahantu umuntu aba. okay niba ari byo Ureba aha firigo, reka dutange ureba show utubati sibyo ugahita umenya category ukareba n'ahantu bari kwicara muri watweretse ibyawe wowe okay twereka ahantu turebe kategori yawe kare mwashatse kubikora shiraho kamera nkwereke shiraho kamera uretse kamera kare mwashatse reka duhereze abaroko show urumva sibyo? tugiye guha abaroko show buri muntu agiye kwerekana ahantu ari twagiye Jay urebe ukuntu umukobwa aragiye kwita yirukanka papa bashireje ari babiri rero sharing live uretse gato Jay bana Abantu. umwe afite firigo y'umukara uretse gato kwicara kwepa niba muzi ko yirukanka ngenda umu content creator ndakubwiye ni woza ubizanye who are you guys to tell me what to do? Pichu ni woza yisaga uretse gato I'm not a content creator, you guys. uretse gato You guys don't tell me what to do. uba mu nzu ya leta urabizanye uba mu mudugudu wubatswe na leta uyu mukobwa azanye ibi bintu ntabwo yari ashatse kubyivangamo oya hari ngo n'amakarita babafatira uretse gato Jay ari mu bantu uretse gato Jay ari mu bantu baba mu apartment meza papa twagiye uretse gato no ku mavidewo turabibona uretse gato ari proud kandi ahantu aba bagirana ntabwo wabona uretse gato Pichu zaniye building urimo Godfather, the moment you say you can go oya iyo gihura nothing to say to you. listen to me iby'inkoko It's a twabivuyemo blessing. N'umugisha kubabasha kuzi. umukire wacu Pichu turashaka kugira ngo no twereke Pichu ahantu uradukomerekeje Mukanya twese ari umukene kandi mukanya Jay. ari umukene. Jay no Pichu uradukomerekeje Uyu mukobwa uzagira inyubako kandi tutazi aho uba hari abantu benshi bavuga ko ushobora Yeah, by the way, ese kuki mwebwe mubabaye kandi navugishaga Jay Squeezer the honor wowe ntabwo ugeze umbabaza the Godfather, shame on you sibyo Yakubabaje ngo kuki ari mwebwe muri kubabara show me where you are No, Jay Jay Squeezer know what I'm talking about because he lives there. Jay Squeezer arabizi
kandi nakomeza nshobora no kuzana the price of a one bedroom, two bedroom, three, you know, even the area. Like ariko urabonye ko ari kurya burushete literally don't Jay Squeeze ari mu bantu, don't even try me based on wowe atweretse burushete abantu muri comment bari kwandika ngo batagomba no kungerageza because ari mu banana namwubashye ari mu babyeyi banje baramwubaha ariko ababyeyi bivaneho uvuze ko uretse gato habe n'abandi bari kuvuga ngo abukene tugende gake picu tugende gake nyuma ikibazo uravuga nk'uri gushya mu nda manza wumve tugiye mu kategori ari mu cyiciro cy'ubuhebwa nawe urabizi kumvugisha amagambo nk'ayo ntabwo nyambyemera ari ibihe byiza ngo uretse gato have a different Godfather picu afashe Jay amushyira mu cyiciro cya nyuma cy'ubuhebwa. No. Wigira Jay arabizi nawe. Arabizi the type of tax bracket he lives in based on ibyatwereka. By the way, buri muntu ahitamo ibyo gushaka kutwereka. Ibyatwereka. I already know the type of tax bracket abanyarwanda batari kunyumva sibyo. Ariko Jay Squeeze barabyumva kuko aba muri Amerika nawe. Kandi arabizi ko nge nawe ntabwo Jay aba muri Amerika. Jay na Jay Squeeze ntabwo turi mu cyicaro kimwe namubwiye nashaka akazi azajemo akazi muri Amerika yajya akora mu rugo iwe gahembwa 5,000 kandi that is a fact. Dufite call center no mu Rwanda yabera nka manager ari hano akajya mu Rwanda tugere dukene umuntu cyo twohereza mu Rwanda buri kanya sibyo. You can come and work for me. I already know that. The moment you kunyita akantu ngo agatindi I don't like. Okay, so Pichu muri kisanzure Godfather Pichu twereke frigo yawe kandi amakuru arangeraho kudafite na frigo. Let me say this, mwaherekare mumbwira ngo what did you say? Uretse gato ceceka hano manzure bari kurira kuri paper plate, you guys. Paper plate, I know, right? amasahani ya paper plate agura $1 mwabantu mu bwo badashaka koza ibyombo. Paper plate kugira n'umuntu urira kuri paper plate with fork. Ate urira kuyahe yatwereka nanjye ndira kuri paper plate ikibazo nuko yarigize nk'ahandusha ngewe ubuzima ajya nisengwa kandi ntabwo navuga ko murusha nyine ngamyotinga yo namubwiye ko tudahuje no reka kuvuga ko mudahuje prove it nyine prove it mudahuje ntabwo dushaka kureba isura yawe hindura kamera y'inyuma prove it show us abanyarwanda bose bazi ko Jay yakurenze yego. By the way, why would I sit here? Dukeneye kureba igikoni cyawe cyonyine. Mushaka comprovinga. No, Godfather ntabwo uri bundusha umunwa sibyo. Kare washatse comprovinga ngo ikintu. You wanted me to prove ngo nohereze ngo Zelle kuri. iby'amafaranga byihoreye. Nababajije, what am I gonna get out of it? I'm gonna ask you the same thing. Kamera nawe fungura kamera. Icyo fungura kamera madam. Twereke nyine aha desk zo twabaye nawe fungura kamera amafaranga yatweretse ikiru picha ari gukore. And then the fans are starting to come. Ikiru picha ari gukore. Ako se madam uri gatiki wowe fungura kamera reka fungura kamera utwese ku address zo twahabonye nige twe nawe tubwiye kubigiye wahereye utubwiye. Jessica Gose urumva igihe wahereye wa mukobwa Jessica nguhamagaye kangahe? Jessica genda buhoro bagiye kugushishura zana kamera turi ntabwo twakorohera nawe twereke ariko wewe gukomeza abavye none no twereke kwa deso twabaye nawe twereke wewe kuya tukuba umuntu udafite fact wowe mujye muzana fact umuntu ari kubereka ibyarimo wowe uri kuvuga gusa open your camera mabuja wamukiza muri big screen yahita kwepa musirema twereke turebe kavamo akagenda nagenda araba yaci mabuja twereke kamera afite akabwa nagenda araba yaci urasebye umuntu uramumanutse uragiza ariko uziko buriya Jessica abantu bose bari kumva koko ko ibintu uri kuvuga ari ibyanya byo fungura kamera rero turebe ko kumurusha koko sibyo Monda di nkoko big screen nawe twereke hanyuma tuhite tuyamanika arahita kwepa yirukanka mabuja nagenda araba yatsinzwe pardon
unaiwa kusema kweli waduhaye umunyu wafashe igihe wavuze ko wafashe umwanya wo aba bakobwa bose ni nkabayeho ubundi nkabayeho bakeneye amadolari 15 Jay ya prenze niki wrong person Jay nawe natwereke twirebere ariko Jay muri ubuzanye abafana bawe rega ikibazo kutujagaririza ubwonko twereke natwe turebe Jay hano ugizemo ubwoba umuteje abafana babwiye baceceka guhukuri nabihakana ariko nabihakane Jay none se kana ibaze kuvuga ngo umuntu ari kwita ngo kuri ngo hari umuntu witwa dolari rimwe iryo dolari se ryo narikorera we twereke ibyawe oya nakazi kawe dushaka twebwe afungura kamera utwereke batubwiye ko baduhaye umwanya wo kuganira nawe dusangize buri kimwe twereke frigo yawe mabuja utwereke ibintu byose wagiye usebya kandi ntumanuke hano fungura kamera utwemeze ntitwongeye kukumenyera tuguhe respect ariko hano ntabwo ari mu Jay Pichu nagenda ikiganiro kirakomeza cyangwa abafana bawe barahita nk'umuntu adahari umva Jessica ngo muceceke nibyo twashakaga nawe ubundi kuvuga ntabwo ngende mu rugo hari umuntu wahoze avuga none hahise ahimba ko atari uyu muntu muceceke ariko akunda imodoka ndi mu modoka yanjye ntabwo ntiri mu rugo by the way sibyo ntabwo ari yawe ntabwo wamaze amasaha 3 Sande uretse gato Sande bityo Mike Pichu twagiye uti twavuganye ko nintavuga acece ntabwo maze amasaha 3 Sande navuye mu rugo hashize igihe ntabwo maze amasaha 3 mu modoka kata uri kure mu rugo nta mu rugo agira ese by the way this is my thing though ko guhera kare nabaze mbabwira yuko amakuru umuntu yanyerekera avuze ngo yafashe umwanya uretse gato byaba biri ku modoka atari yawe nibi ariko sha cyakoze Jay uzubwe ko yanjye ngo nibyo ubwiye Godfather oya kare mwe Godfather uzaza n'imbogo mu mujyi kare mwavuze ngo narayentize ngo nari hari none inama kare kubera twavuga Tesla abakobwa baraje baramwagisera ngo shiraho video ashyiraho muri Tesla none se arara muri Tesla oya kare mwari mwagize sibyo ngo nta Tesla ugira iki gukora n'indi muntu muranteza iyo twayirangije kwereka oya muravuga ngo sohoka ngo ugende utwereka ntabwo ngiye mfora ko twabivuze mu masaha 2 wamaze amasaha 2 muri Tesla nari nyiri mu nzu no I was inside the house what I look at no ko abakobwa bari kuvuga firigo ugeze mu modoka no mumve baravuze ngo mbereke n'ibindi byose navugaga oya twari tugeze kuri firigo ngiye mu rugo uretse gato twageze muri firigo turavuga iwawe muri firigo wavuze n'amasahane yuriraho iby'imodoka none se ntabwo twakubwiye imodoka kuko wowe wari uri gukompiringa ibintu biri mu nzu ya Jay twe twakubwiye ibiri mu nzu kandi ndabizi ko murespekta mabuja fungura utwereke iwawe utwereke iwawe utwereke nyine kuriya uri kuva umusebya ngo ari gukora ibi nibi ubitwereke hari icyo wagiye uretse gato ngo ari kuduravinga ngo agiye kwa Jandege ngo agiye gutwereka firigo yo kwa Jandege by the way njyewe ntabwo ndi Jandege ni Godfather ntabwo ndi gusebya Skiza niwe waje kunsebya ngo waje kunsebya ibi matwara TikTok ivaho ute watwara ikagumaho ntabwo iriya modoka ntabwo ari ye Jay Tesla ni Godfather wayizanye hano ku mihanda nta nubwo ari ifite iri gutwara TikTok ivaho ivaho iriya modoka umva Jay uyu mwana w'umukobwa afite amafaranga ariko kuba afite Tesla byo ni ibinyoma ayafite mu kanwa yafata no atunze inkoko n'ingurube mu Rwanda byo turabizi ni za nshuti yitiriye nazo ni za nshuti nawe yamwihindutse yatangiye kumutwarira mu buyobozi se Pichu uragera mu rugo sanga ubundi iyo umuntu atangiye kuvuga umuntu ahita azana n'ibimenyetso ako kanya kugira ngo bibe cyane wazamutse mu kanya wari ufite
yamaze gusubira mu nzu tayari mubwire ngo kubwira ndetse picu twe dukeneye kutwereka ibyo bintu uri kuvuga by'abakene agiye afite afite ibintu by'abakene ibintu byose afite n'iby'abakene hano tugira abakire reka nkubwire Jessica wahamagaje abantu benshi hano haje abantu benshi kureba Jay ko ari umukene twereke nawe mu nzu iwawe ninde wahamagaje abantu ni wowe ijwi ryawe ryahamagaye abanyarwanda bose uvuze ko Jay wamakazi wo gukora iwanyu mu rugo twereka ahantu ugiye aza iyo usakuza abanyarwanda babumva bahita baza abafana ba Jay muri Fedorani muri Fegaruka picu muri Fedorani muri Fegaruka muri Fedorani no Jessica mwagiye mworoshya tukaganira muramukanze oya shazi ariko kuko umuntu ngo yaba umukozi wo mu rugo ngo yaba ngo natwe ngo ubwo turashaka akazi ngo muba agomba guha akazi natwe ariko rero namwe mwari muri kwisekera sibwo ntago mwumvaga aho bigeze none se mwese mufana Jay upfa kuba ari umunyarwanda kandi bari gusabye umunyarwanda none se ni gute catfish idashobora kugaragaza ahantu irizika igafata umuntu ikaba none se ntaberetse ari muri mubwire Sande ese wowe wakwishimira ko Jay bakukira hano Sande ntabwo wabonaga kuri ya Tesla ari amafoto ari kuri computer afashe telefone ayishyira kuri machine bro ndetse gatoya ibiriya niwe wabizanyiraga nta muntu ufite Tesla amabwire na TikTok zaturwaza mu bwonko we yifasha atubwira ngo yatugiriye umubaza kwicara natwe aratugarira ukagira ngo ari n'akaburushete ari kwirira n'akaburushete ndetse Godfather kandi pisha afashe telefone ajya wimwita Sherimani umuntu uhamagaje abanyarwanda bangana gutya bamubazi we Pichu afashe mashini kandi tekeke picha afashe ahise avuga ngo ntabwo ndi mu rugo ajya muretse gato agiye kandi ndakubujije umukobwa yari abashajije hano hejuru twari tubizi ko atari byo twaganiraga kandi Tesla yanyayibiri muri Tesla ariko se bagiye twakwihanganya gato Tesla iyo ufashe video uri mu modoka navuze ngo iki kuva kare ko nta Tesla agira muretse gato agiye kuri Google urumva izira nizo kuri game urakoze cyane ntabwo yari imodoka byajya nizo kuri game navuze namushyigikiye nta Tesla agira niwe wabivuze ni icyambere akantu muretse gato aragarutse muretse gato Pichu okay shabuye kucibisa yawari ariko nawe uri kudufata nk'agapupe sheri oya uri kudufata nk'utuntu tw'udupupe waba pruvinze ko ufite Tesla atari iby'amavideo ntabwo ari video abasheri none game uri gukina game sheri ntabwo ari game this is my car you guys aho ni machine this is my car you guys can see this is my car it's my car so I'm listening to Godfather you see Godfather listen to me abanyumvira ku you see I'm actually going to fix my tire murabona ibintu ndimo my tire is there uyitwereka sohoka hanze y'imodoka mu modoka yawe uba proving ba Jessica baceceka get out get out ngenda shaka inzu nta modoka reka turebe imodoka mwayibonye ntabwo turi kureba ntabwo ari Tesla iyo ngiyo ntabwo ari Tesla no TikTok ishobora abantu nicyo kintu ubonye imodoka itagira plaque ibaho Jay imodoka itagira plaque ibaho ari muri garage ndi kuvugana na Jay did you see it ese nani the owner reka mbanze nkubwire uretse banza subize Jay did you see it say something did you see it mondareba sawa Pichu warumbaje ngo iki njye ndi kukubwira twe twishakiraga kureba inzu nuko ari kutwereka imodoka nyine ibyo yavugaga ntabwo inzu twize kandi ari ibiryo twashakaga kumenya rya nyine nkuko yarari kubiserereza naho ubundi ibyo byose banza twereke ibyawe
ibiryo byangeze uyarya amata yabo n'imbuto azigo ngo mubimaze ikize ngiye ko ndya imboga n'imbogeri bakubitwereka nta kibazo n'ibishyimbo n'ibijumba mu murenge ibishyimbo n'ibirayi bintwaye iki abakire b'abadiaspora turi kuvuga abakire b'abadiaspora mw'abadiaspora ninde wakubwiye ko ari mu diaspora hano kuri no muri kunyumva turakumva nibereye mu Rwanda ariko rero umva je ndikumva atumeze nkaho afite amahane y'amatora ariko njye nyango uzi ko Tesla zigazikora umva the proest woman I can be I'm very pro ndabyemera ageze mu Okay, Jessica bari kuguha agasopo. no nta gasopo ndi kumubwira I'm a very pro woman kuza hano ushaka kuzamura umugore cyangwa undi mukobwa mugenzi wa utazi no muri no mihanda Pichu twari twicaye hano ikibazo twari ugeze n'ibyo ku bakozi bo mu rugo ko bakorera n'amafamiye yawe nase umuntu yaba umukozi wo mu rugo iwanyu gute ubundi gute kubera iki icyo nicyo kibazo wari utangiye kuzamuka cyane naho ubundi twe twakubashe nta wagututse twakubwiye ngo twereke basayo idolari rimwe bariraho twereke izo frigo Jessica wanakubwiye ngo umanukeho gatoya wari wazamutse mu ijwi ntabwo waje utuze kuko iyo uje utuje ukambaza oya nabanje ndatuza kwanza ndumva ariko wari ugeze ahantu kure ngo dore isahani ngo y'idolari rimwe bro Pichu urasaba yatangiye kubyegereza umutima cyane Jessica reka Jessica impamvu wenda utabimenye jewe Jessica sibyo Jessica arabizi nari namubwiye ko twigeze no guhurira muri Washington DC niki mubwiye n'ukuntu umubyeyi wanjye njya bamufana namumenye kubera ngiye papa wanjye ariko byantunguye ukuntu ari kuvuga amagambo ni gute uretse gato ni gute umuntu papa wawe yatangiye avuga ngo ndakanu ngo ndagatindi saba imbabazi abandi bavuze ibindi ntacyo byantwaye Jessica bura yakubwira ibintu bikakubabaza ukabyegereza umutima bikakubabaza ikibazo ntago mbimenyere ntago umuntu ntago menyere ko ngo mana nyagasani menyera TikTok rero ushobora no kuba warwaye puresha cyangwa warwaye hata ndakubyumva ibaze mu buzima bwawe bwose ntago abantu bakuvugisha Pichu umuntu akaza akakubwira ngo agati Pichu wewe uri umuntu ntabwo hano warwaye puresha bakakujyana no kwa muganga nimba utanabizi ubimenyera Pichu ikibazo ngiye TikTok uburyo nayikundaga kubera Godfather ariko n'uyu munsi namenye Godfather wari ndabisumangiye kuza ubwenge wabwiye Godfather ngo wazanye imbogo mu mujyi uzi ko ari ubwa mbere numvise Pichu yarakaye ni ibisanzwe rero musike yatubwiye ngo kujya Tesla ni ibintu bisanzwe nta birenze ubwa mbere numvise Pichu yarakaye iyi Tesla mwamuzamura ibisukari yabyegereje umutima Pichu atega basi ntabwo da Tesla ari okay Pichu nkubwira abakozi bakoze kamwe aba ba Jessica ni abashuti bacu kandi baragukomye ariko nta kibazo kuko n'abakobwa bagenzi bawe ariko reka tuvuge kuri Jay ntabwo ba Jessica bankomye umuntu wenyine babwiye ba Jessica ntabwo bankomye ntabwo Jessica muzi yewe icyo ndi kubona Jessica ndi kubona n'umukobwa mwiza oya nyine reka tuvuge kuri Jay biri kurangaza ukuntu nta mukobwa wundi w'umusirimu mwiza ariko rero nawe usigaye kandi nta bakire tumenyere bavuga cyane kuri TikTok ntabwo ibyo ngibyo bijya bihagira Tesla Yesu twavuze imyaka yose tumaranye mwanya njya ngirira TikTok mwumve ngo uyu munsi mu mwaka wose maze mabuja njye niyumviye firigo y'umukara n'iy'umweru watubwiye ngo banyarwanda ndeka mbasobanure ngo umuntu ufite firigo y'umweru ngo aba ari umukene ufite iy'umukara aba ari umukire rero ko tutahaba twaje tuzamuka twereke iyawe twereke firigo yawe none se hari icyo ntabwo twavuze ngo twereke imodoka kuko ntabwo twashakaga imitungo yawe twashaka kumenya ufite firigo y'umukara n'iy'umweru navugaga ariko mwese waduhamagaye tubwira ngo muze mbabwire ntabwo watubwira ngo muze mbabwire ngo umuntu ufite firigo ngo y'umweru ngo rasitiya ngo yari afite ngo firigo y'umweru ngo firigo isa n'umweru ngo ya buraka niyo mpamvu ndi no gushaka kumanuka waduhamagaje kubera ko ijwi ryawe ryatumye tuza twese sheya zabaye nyinshi bakoze amasheya nta nubwo nzi ukuntu bigenda disi karameye bite Pichu sawa Jessica reka basikanye manuke mbere yuko umanuka wimanuka I'm in the middle of doing something so urakora iki imodoka yapfumutse ipine nako iyo ngiyo itari yawe no Pichu
banza uvugana Ibyo avuga nibyo mwabangaga for 1 Prince second. Kibaho. arasaba Jay imbabazi. Jay yatugeretse ahari. Jay nsaba imbabazi ahubwo Jay agomba kunsaba imbabazi. ahubwo bari kubavugana for 1 second. Godfather nta soni no mu buzima bwawe Godfather wivuga gusaba imbabazi reka baganire. Pichu nubwo wavuze ngo abantu bakubwiye nabi ariko ibaza umuntu w'umugabo kugira ngo ajye gufungura frigo kandi Godfather wanyimye imodoka wayinkuyeho. Jessica wimusaba imbabazi ariko vugana na Jessica for 1 second. Godfather urabona ibintu ukoze bari kumuvugiramo yaragiye kuvugana na Jessica wamuvugiyemo nawe urabeshya ndetse wamuvugiye wamuvugiyemo ibyanyu byose ibaza ariko mwari muri kuvuga ngo ibintu maze Jessica yarinze ajya kwerekana frigo y'umukara bavuga ko afite ibintu muratuzanira ikanga hano ikanga ngo rikanga batinde mwe turwaza hatatake mutubabarire cyane Madama Zera cyo wiba James ke hano hasi yavuze ngo niba ari imodoka ngo nizabanyamurenge ngo nizabanyamurenge nizisanzwe nta birenze biri mu jya wiringira Imana yakwiremeye Imana nibishaka nza kugurira tese tujya gukina game rero tumanuke oya nawe nta gift dufite ubaho wize ko muzazaningwe mu muci Bisikizo uyu munsi yaburanye harashye muzazaningwe mu muji ni dande kweri kwa Mungu ariko siko umuntu w'umugabo yageze akerekana na firigo y'umukara we murumva icyo kintu naho ngende uganira ikibazo njye ntabwo ndi kumva ikibazo ahantu kiri ya mpamvu wagiye ugarutse uti I was doing something, but this is what I wanted to say. We need fact. We need fact, madam. Jessica, sibyo? Ibaze ko umuntu umwereka urukundo we akakwereka ko sinzi yavugaga amagambo aciriritse kabisa ibintu biraciriritse ni ibintu ntamenyereye sibyo ibintu biri classless ibintu bidafite class avuga amagambo ntazi sibyo turimo hano turi gusererezanya ngo umukene umukire ibintu nk'ibyo ngibyo nyine Jessica kuvuga amagambo yavuze amagambo irigambo ribi ndabyihorera ndabyirengagiza ngo akantu ngo agatindi wereke frigo Bereke firigo birangire sheri. Who am I to show you guys my fridge and my stuff? None ngaho tubwire ko ntayo ugira birangire nabyo. First of all, okay, ntayihari. Yeah. Ntayihari nta kibazo. None se wari gukina game muri ya modoka? First of all, nta fridge hari. First of all, ibintu byo gutukana tujye tubireka. Nta kuntu abantu bakuru twakwicara tutari gutukana tutari kwitana kanuki. Tutari come on. That's my problem with this pizza. Nagaruka kumushyira hasi, nagaruka kumushyira. Nabira navuze, nabira navugaga, bira ntago gutukana kandi Jessica arabizi, Jessica arabizi ko atari gutukana, navugaga ukuri. Ngiye yantutse ariko ngiye musubizisha ukuri. Sibyo icyambere ariko yababajwe n'ukuntu wavuga ngo mwarahuye sibyo nabimubaje Sherim sibyo wavuze ngo mwarahuye ukansuzugura njye nakubashye naciye bugufi ukaca tutanganya n'urugero ukaza ukanca urugero rwawe ntabwo turuzi nta rugero ufite ntabwo ari ngombwa ko murumenya niruvuga ntabwo ari ngombwa ko urwo rugero rwa none udashaka kutwereka kuri kuruvuga njye naciye bugufi mwereka ntabwo namututse ntabwo ntukana ntabwo gutukana ari ibintu urugero rwawe wowe uretse gato wavuze ngo wari wicaye ngo muri VIP bamufasha amashati batubwiye ko wari wicaye muri VIP akaza gusuzana no muri VIP ngo bamufasha amashati ngo afite abawusa benshi urangije utubwiye ko we uretse gato pichu wakoresha amagambo if you want to know sibyo whatever you want to know, you can call me privately. No, Godfather. Ntukajye umenyera Godfather. Ntabwo ndakumenyera. No. Ntabwo ndi gay. Even both of you guys, both of you, when I Sunday nawe ndikora. No, let me remind you. Wavuze ngo narahuye ngo wicaye muri VIP. Nande wo mubaga ariko ngiye ntushake ko. No, you guys. Oya ngiye nushaka umbaga nta kibazo. Ntabwo nababaga, ntabwo ngiye ndi kubaga. Ngiye nta kibazo. Ni wewe wabizanye ibyo bya VIP. Yego cyangwa mukamenyere ari
Godfather the owner Jay Squeezer ntitumenyerane ko nanjye ntabwo nabamenyereye right what do you mean niwe wavuze ngo mwarahuye ngo wicaye muri VIP ngo baramuzana ngo baje that is a true story absolutely ntabwo bakora akantu gatoya uretse gato wowe tugaruke gato wakoresha Jessica zo wamakaza wanyu mu rugo akababera umukozi wo mu rugo ngo Jay Squeezer yaza kuba umukozi wo mu rugo ntabwo ibyo wabivuze Jessica yabivuze ntiyabivuze no navuze ngo he can work remotely yagakorera mu rugo by the way nanjye numvisha ariko avuga niyo mpamvu nahise numva remotely means gukorera mu rugo nyine Rwanda gukorera mu rugo rumwe gukorera remote mumfashe mu kinyarwanda gukorera nk'abantu mu rugo se gukorera nk'abantu mu rugo nyine akorera nde gukora remote ndabona batangiye ubundi ko njye na Kadama ari twe twamwatatse hano munsi muri kuvuga iki kuki muri kumva ko ari njye nyine uri kuvuga sibyo yajya akorera dufite call center iri mu Rwanda sibyo ariko se niyo call center uretse ikora mu biti yajya akorera remote ni nawe twatugeze ngo difa kuri call center dore dukeneye n'umuntu uzajya wirirwa urya mu Rwanda akanagaruka sibyo remotely Jessica gukora manake online jobs mu cyongereza tuvuga remote cyangwa gutyo ariko ni remote wavuze ngo wamakazi kuvuga mu rugo nashatse kubi translating mu kinyarwanda ariko remotely nashatse kuvuga like remotely you are working remote nyine nta kibazo wavuze ko gukora online wavuze ko company yawe yaharinga Jay Squeezer yes the company bro no say nose wanyandikiye basi nkaguha nakwandikiye the company you see what we're doing by the way we're doing turi gukora amazing things in Rwanda nta kibazo ariko Jay Squeezer kandi ntabwo ari company yacu yonyine hari n'izindi companies ziri kuzana mu Rwanda kuko dushaka mwamukura muterimo mukamwangaje agakorera mu rugo dushaka kuva dushaka kuvana oya uri gukora marketing sheri ntabwo byishyuye hari Pichu first of all Pichu uri gukora marketing ntabwo wabyishyuriye uramaze akazi kawe ntabwo utanga akazi were ntabwo utanga akazi were yo brokers back ntabwo ugiye utanga akazi uretse gato uraza utangira akazi hano ahangaha ntabwo ari kwamamaza ubwa mbere nabo nkatangiye Godfather ntabwo ubushize natangiye akazi hano naho hari ubagahaye ubwa mbere nabo ubushize ari wowe wamfashije tugaha abantu akazi uri gusebya umwana nshuti y'inkoko ndakwihakanye uri gusebya umwana nshuti y'inkoko message turi no kubivugana in the God in our messages Godfather I wanted to give somebody a job ntabwo muzi twavuganye Jessica ntabwo ari Godfather wamfashije na nshuti nirameke uzana ikiganiro cyatangiriye ubyibuke neza back we used to be advertising umva sande wikongera kuvuga Kadama yarahari niwe muntu twazamukanye kuri uyu mukobwa rero wikongera kuvuga ngo Jessica hamagara na Kadama ngo nshuti ngo nawe sande sinzi ibintu uri kuvuga hamagara na Kadama ngo Kadama nako Pichu nshuti y'inkoko ntimuziranye Godfather if I remember nkwibutsa neza nshuti wamwagucuruza inkoko mu Rwanda one of the things ntabwo ngenziranye nawe wamfashagamo no twahereye twari tugiye gukora flyer yo gutanga akazi tugiye gutanga akazi ka miliyoni umuntu ukorera mu Rwanda ibyo ntabyo nzi wowe tugiye no gukora the flyer this is last year we were this is my first time nibwo bwa mbere nari ngiye uyu munsi nibwo nkubonye nabwo nari my bro Godfather ubundi ni wowe uyu munsi nibwo mbonye ifoto yawe sinari nkubonye Godfather ko warakaye Godfather what the heck ako uzakugire goro ntiri niyo mpamvu pica ari we wanjye goro ntiriho akantu kamwe kora Godfather ngo ntabyo nabo goro ririmo gusa mu mwamiri akazi ka miliyoni no sande nawe ngo buti pica uri we wanjye reba iriya message mwohereje urongera kunyarikira uyu ni the who is this nakohereje message iyo message n'ubundi Jay yagiye n'ubundi Jessica yagiye Pichu iyo message y'inyiherere ka Godfather reka yerekane bagiye kuyitwereka ntabwo ayitwereka y'inyihere reka ndebe ko abikora y'inyihere muri DM arabikora ntabyo akora
ntabwo ndi amagambo hano ntabwo ntwike pese ntabwo TikTok ngo ntwike sibyo Jessica nyereka abantu Hasande kagira amagambo Siyareke kuko wari uvuze ngo nta byabaye Sande utugambo ugiye nko gusara ngo rwiramira akazi ngo muri inshuti ngo musana akazi kwa Pichu wahaye umwana akazi dore message mureke bayisome savuze ngo nta byarazi reba igihe nasize umwaka ushize uretse gato iyi wayandikiye nde ni muting iyi wayandikiye Godfather si wowe nayandikiye message tugenda muri wayandikiye ko n'ibingeri WhatsApp Godfather reka inshuti aramuhamagaye inshuti w'inkoko yayinyandikiye uyu I like the message on WhatsApp right now. I just like the message. Kuyihe WhatsApp mbwira nimero ya WhatsApp iyi message turi kwandikanira beka koreje ifoto ndagiye nkundira message Pichu iyi nimero reba ngo itangizwa na kangahe itangizwa n'804 No. Which country? US. No. Urabeshyi. Okay. Can you check one more time? Urabeshyi mwana. I don't have any other number except US number. Ntazindi nimero ngira. Ntabwo none ni gute nkoresha nimero ya US kandi ntaba muri USA? Sante reka mbikemure reka mbyohereze. Uretse gato kagusomera nimero ngiye gusoma nimero mbwira niba ari ufite. Wait a second. Nimero ufite wait a second. Abantu muri aha ngaha please desa karatura cyangwa please uretse gato. +243 is your number twavuganiragaho. Iyi nimero ni yahe? Niyo muri Amerika? Iyi ngi +243. No, niyo unavuganagaho. ariko mwaretse picha karyama uretse gato shut up iyo nimero nawe twavuga iyi message none si message nyikuye gato uretse gato iyi nimero wandike cyangwa usobanurire niba utaronda bizi iyi nimero ya +243 cyangwa +243 iyi ni nimero yo muri Congo iyi nimero niyo ikoreshwa ku ma platform hano ya Godfather aba modereta bose barayifite kuri WhatsApp basikaninze iyi nimero barayikoresha ariko yashaka gutanga akazi kutamushuje nkwereke message wansubije ntabwo nasubije undi muntu bishireho shyiraho iyo wamusubije kuki muhaye iyi nimero ikoreshwa n'abantu benshi ntabwo ari njye nyine yagushubije ngo iki nanjye ndayikoresha wari uvuze ngo ntabwo naguhamagaye nerekanye message ko kushize nkubwira ngo ngiye gutanga akazi gatanga none se aravuze ntiwamuhamagaye none se message ni uguhamagara wavuganye n'umuntu ukoresha nimero ntabwo uretse gatoya message ni uguhamagara se oya namweje message ndaranamuhamagaye turanavuga none se wohereje kuri nimero ya Godfather yaragushubije se yaransubije wowe nawe turavugana biri kuri telefone Dumiwe. Okay, hello, I got you. Like arabyemera tuhita turanavugana kuri telefone nabwo kandi urangije utanga amafaranga baraguskaminze wo. By the way, I even baraguskaminze I got you. Oh, I got you. Navuganye na Godfather. Icyo cyongereza Godfather ntiyagishobora ngo got you. Icyongereza cyanga Pichu. Muribuka none se iyi screenshot reka mbabaze mwabantu iyi message izo nizo wanditse ndabona 2024 nimero yakozwe n'umukongomani bita Chubaka none ukavuga ngo yaragusubize ngo got you. Agacu bivuze iki? Agacu bivuga iki? Bivuga iki agacu? Agacu uziko niwe ngushyigikira ntazi ko ufite ikibazo. Urasetse. Agacu bisobanuye iki? Agacu bivuga iki? Siwe nari mamagaye. Jewe. Amagara we gutebwa n'umugore. Ngo gaci kweri. Ngo agahu ngo Godfather akavuga ngo got you. So uretse gato okay reka tugende gake cyakoze Jay we abivuga got you uretse gato Pichu
Pichu aka kazi uretse ahubwo tubwire kuri message yanditsa cyakoze ndabona beg ibintu biciriritse biracanganyikanye birimo uretse gato uyu muntu Godfather uri wanse kwemera ko anta tutavuganye turi gupanga Pichu ubuntu bwa kabiri nkumvishe ntabwo nkuzi ubuntu bwa kabiri nkumvishe sinari nkuzi rahira Godfather udatuma nerekana amafoto yawe yose kandi ndayifite kangushyire muri big screen twagiye ntundakaze udatuma nereka abantu ku munsi giraho tubabare ntuyerekane gusabye imbabazi naragacuritse ntabwo nabikora naragacuritse agacyo Godfather we yambitray inza ariko yawe never betray you ikintu cyakumenya uyu muntu wabaye Sande ukinisha abana b'abagogwe kazi ushobora iyo message cyako twe ntago twaguye mukira sibyo unavuga message iri hano reka dusome ino message unabimenye ariko agacu ntayirimo okay hi this is bureta Pichu cece gatwo hi this is Pichu. I have an opportunity to give a job to a graphic designer in Rwanda agahembwa hafi ya miliyoni Rwandan francs, but agomba kuba ari serious and professional. I was thinking you can help find someone twafasha nkamuha akazi. none ako kazi baragasanze Pichu uretse gatoya ibyo wahise umbwira ngo agaciyo ahita bivamo akazi keza akorera kompanyi ubundi pica aba US yahera komeza ndi kumva nuko ndi gupfuna komeza upfune also also give me a list of those you want to purchase chickens. Ngarutse kumuvandimwe Pichu w'inkoko. Okay, also giving me value byakomeye Godfather twaramubonye umuntu ameze neza yashobeje inshuti w'inkoko ndababara waje kumfasha ngo ndi gusoma message wacecetse gato turi gusoma message hano. By the way n'abantu bafana Godfather hari abantu tubuza tumubwira ngo dutanga opportunity akanga ko tuza kubikora murabibona nagiye ahandi nibonera undi muntu ko Pichu nta mafaranga afite. Okay Godfather bro aravuga cyane Godfather yo Umu Diaspora wese mumpa umwanya Pichu ntanguvugire mu sibyo ariko wowe ibi ngibi bibonye vuba aba diaspora bose babuze ibyo bakora babuze ukuntu bavugisha umuntu umwe influencer nuko bandika ibyo nibyo babandikira izo message banzifite aragahiki urumva aba yabuze ibintu akora aba yabuze ibintu nyine agira ngo iyo ni therapy kuri bo kuba diaspora wewe wabanje ukayihembye miliyoni wari uyanze nta kibazo iyo ni therapy kuba diaspora noneho je uzi ikintu kimbabaje naga kino message ka nyuma kandi impamvu turi kuganira ibi yaje avuga umujyama wita inshuti w'inkoko wahawe ibikombe na leta y'u Rwanda nk'urubyiruko witeje imbere urabona buretse gatoya ikibazo aravuga utari kwemera icyaha ari imbabazi wabigenza umva je ikibazo ntabwo ajya shame on you Sunday shame on you nta kibazo because Chuti actually yarampimukiye for real sibyo ibi ndabizi ngaho reka nsome message mwashyizemo ibintu byo gutwika ariko Chuti yarampimukiye reka nsome message kandi before you tell jokes before you troll okay na joke nubwo reka ndangize message I respected you nakubashye kuko who are you for me to explain myself nuko nari nakubashye Sunday niyo mpamvu mubwiye ngo ntashaka ko explica reka nsome message Godfather yashyize hano muri screen. I respect you, don't let me lose respect for you sibyo nakubashye kare nisobanuraho ndicara niyo mpamvu mwamfashe kuri peno nuko nubahaga icyo ntago uragera mu rugo mwabonye impamvu mufite n'abandi ngo
you know, listen, I have a young lady named Jessica who don't know me from a can of paint asking me if I got my own home. Can you guys understand what's going on right now? I don't understand the English. I'm literally being asked by a young lady, a beautiful young lady. I'm literally being questioned by a young lady when I'm going to get to my own home. Godfather, Mama, she Godfather, I respected you for so long. And load money on my card so I can satisfy you. Wait a second. Ngo hano hari umwana w'uruhinja muto witwa Jessica urimo kubaza mukuru we niba ataragera imuhira. No, young lady bavuga ngo hano hari agakobwa. Niyo mpamvu navuze ngo ntabwo nzi icyongereza mabusha. Iyo umuntu avuze mu cyongereza ngo there is a young lady, avuze ngo hari agakobwa nka kuriya agakobwa ka Yayiro. Mwita umukecuru se njye ntabwo nubahuka ndacyafite umuco sibyo ndabizi abakobwa benshi mu Rwanda nyine niyo Pichu nuko ndi mugufi ya nicyo kibazo cyanjye naho ubundi ndakuruta kuko ugiye kureba wasanga wanamukuruta ntabwo imyaka yanjye nawe nanjye ntabwo nzi yawe oya ndakuruta abakobwa banjye bagiye kumukorera ntabwo ari icyubahiro niba utazi ko ari icyubahiro uyu ask sibyo tuba mu akana gato yishingiye kubona oya ntabwo ndakana gato ngende umuntu mukuru ndi umuntu mukuru ahubwo ndi nagagagugu utabizi aho tureka wageze mu abuza agakobwa gato nk'akamwe ko kwa Yayiro bageze mu rugo nyine nta kibazo ndi umwana muto nyine nabyo wageze ndi umukobwa mutoya ndi umukobwa muto Jessica Karame ahise ajya mu gifaransa aravuze ngo je suis la pite ngo je suis la pite no kuvuga indimi nyinshi ngo je suis la pite nabo batarakize nabwo ni ubusirimu ni ubukire pite icyo bivuga icyo bivuga nacyumvishe koko se ntabwo ari ukuvuga rero ntabwo ari ukukubahuka cyangwa icyo nkwise young lady that's just a way of ntabwo naza ariko rero njye ndi kumwe na Pichu Jessica n'ubundi nawe mbona uri young lady. Go home and use everything on your phone. Oya ndajya gusobanurira ntabwo tuzi icyongereza ngende kumwe na Pichu naba entertaining bihagije. No Pichu waramubwiye ngo ki ndagiye mbere yuko not a young lady. Please, can you back? Oh my God! Ariko Godfather na urakasa mo You said Pichu ashaka umuntu mukire Zamura Pichu bamubyinira abone kugenda please. Pichu garuka manze mwibere. Pichu ngina bakubyinire my love. Wibereye Bangladesh kuba ariko umuntu turi kumubaza ngo yageze mu rugo ngo amunoti ngaho gatoye Pichu reka bakubyinira ndekeraho guteceka aho ngaho nawe isande urigira bigiyo biki Pichu ntabwo kese yuko uretse gato ntabwo kese yuko ngende kumwe na Pichu natwe turi kumwe na Jay nyine natwereka ukuntu ibintu wagwa no kuntu ibintu bimeze Pichu ntabwo twibagiye ko avuze ko Jay aba mu nzu mbi wowe mu nzu nziza twereka aba no muri firigo y'umururu niba ari y'umweru none akaba tweretse kare mwari mwavuze yuko nta Tesla ngira nyiberetse nta n'ikintu nungutsemo ndabereka oya ibyo by'imodoka ni wowe watweretse imodoka turashaka kutwereka ko amasaha nurira hatari nka ya Jay mbese bikini ese ubundi reka mbabaze Jessica niba babakoresha ngo mukore ibyo bashaka twebwe ntabwo badukoresha nta muntu udukoresha mabusha twazamutse turi kuvuga ngo uri umukire ibyo twazamutse mabusha ntawe udukoresha Jay muri kuvuga ko umuvandimwe acuruza inkoko Jay akora iki indi ucuruza inkoko se umuntu ufite imodoka ari gucuruza nawe ufite ikibazo reka turangize on a good ikibazo kiri ndashaka kugenda for real
none se umuntu utweretse imodoka imeze kuriya agiye gucururizamo inkoko ariko sande okay ubwo se urumva naba mbaye ahantu haciriritse ari gafite inkoko 3,000 urabanza reka tuvuge ibintu kibi reka turangize on a good note reka turangize neza Godfather kuki wadarapye ino message kandi itarakugezeho wayetse kumbwira ngo nande yo umushwi w'inkoko bawugurisha desa muri za rubiri 3,000 papa bawugurisha desa rumushwi kuba rero ntabwo ari imishwi afite izinyama n'iz'amagi urumva umuntu asa n'umuntu bifite oya ariko yampemukiye ntabwo yagaragaje ubukire bwe ariko nimumurenganye mwahuye mu bihe bitari byiza nawe ni inkoko oya nta nibwo ari ngombwa umva mwashimishije none se je uzahabwa akazi mu rugo n'inko ahubwo dore ejo nakazi ahubwo wowe akazi baguhaye wakemeje ko gukora mu rugo iwabo kuri gatinjangwe mama ya Pichu Jay kariya kazi wasabye bakapimye sande ugiye gutangiza urugamba Jay urabizi kariya kazi ko kuri gatinjangwe yasakubwira ati nge ntabwo ngira injangwe ngira imbwa yeah, no, I'm so sorry. I actually been on the phone. I was actually on a social media app called TikTok. So I saw you call me like 5 times. I literally saw you call me 5 times, but I didn't even see it. But I was actually, yes. Do you, because my tire lost pressure. So my tire had lost pressure or whatever. So I had to go put some air in it because I have to wake up early in the morning. And I didn't want to go do that in the morning. So I wanted to go ahead and take care of it before I go to work. So that's why. But can we please reschedule? Because yes, I didn't honestly. Yeah. It was because I'm literally, because listen, I have to be there at 6 a.m. Literally, I have to be up at 6 a.m. So that's why I was like, let me go ahead and take care of the tire before, because I didn't, by the way, yes. It was 6. It's 6. I have to do 6. I can't push it further. But let me go ahead and go back to, let me finish talking to these people and then I'm going to call you back. But please just have it up and then you can go ahead and push it back. Okay, thank you. Okay. Thank you too. Yari voice note. Nta muntu usubiza voice note. Yari gusubiza voice note. Ni voice note. Go? Wari kuvugana n'umuntu? Go? Wari kuvugana nande? Yewe? Ntumubabwire. What do you mean? Yeah. Now? Mwumvishe iki? Pichu. Mwumvishe iki Godfather? What did you hear? Jay baga. Ugiye kumuha umukuri. Pichu. What was you doing? Oh my God, what did you hear? Nothing. Okay, but what was you doing? Nothing. What was you doing? No, okay, but I didn't say anything bad. I don't know why I'm freaking out. To who? Who were you talking to? Okay, no, I don't want to say, but yeah. Was that voicemail or call? No, it's for my other phone, Shiri. Voicemail? No, what was your voicemail? Atavuze ko ntajwi yatumvise yari fe mwaryumva gute se kandi it's on my other phone. Ahubwo se conversation yacu mwayumvishe gute? That's why I'm kind of yewe na ya tesira ntabwo ariyo. Jessica bag. Pichu. Bage. Uretse gato. No, Jessica bag. Jay katurangiza ibintu guri. Pichu. Uvuze kuri kwindi telefone. Shira kuri kamera n'utwereka telefone ya kabiri ndarambarara. What is this? Uretse gato twereke call. Ja muri call missed call twereka. What is this? Wait a second. What is that? No, actually mwumvishe iki nicyo ariko ntabwo. Nyine twereka umuntu wari uhamagaye. Mwumvishe uri kwivugisha. Mwumvishe ndi kwivugisha? Okay, so yeah, go nibyo nandi kwivugisha n'ubundi. Okay, good. I don't think I said anything bad anyway. So I don't know why I'm like freaking out, but yeah, nandi kwivugisha. Oh, yeah, mukanya yavuze ngo nkwereke like you guys are like always listen and then shame on you. Uri kubwira umuntu ngo ese mwumva ko mwebwe n'umukobwa utamwemeye
uninde umuntu utunga phone imwe muri Mise nkwemera. 2025 Godfather ntabwo njye numva ufite phone nyinshi ngira You inzu uri kuvuga- Why you think I Jay, don't have telefone nyinshi zitungwa n'abasikama n'amabroga sinzi niba nawe nimero ze urazifite nta nizaagira Jay. uzi ko anihamagara bro Sha, thank you guys for the gifts. Whoever gives No. me a gift, who Shiesty, thank Nakuba, you Jay. so much. Let me make sure I follow you. I will make sure I return the favor. Nakubwiye ngo bano ba diaspora rero je uzi ko anihamagara mani umukobwa arihamagara akanisubiza no bano ba diaspora aba diaspora hafi ya bose uko babayeho Sunday kandi nagiye nkubwira ngo jya ugenda gake Sunday imyaka arihamagara Jay, squeeze and yena kubwira gahoro before I tomorrow sibyo. Go slow. Don't try me, Jay Squeeze. Uri mu bantu batagomba no kungerageza mu buzima. Sunday aba diaspora bose iyo niyo therapy yabo barihamagara bro barihamagara papa bamubwiye bati twereke firigo abereka imodoka ari muri game turabibona turamuhishira bro kandi cyageze ngo ninde uri kumanura gigi nta modereta mfite ni njyewe cyagiye ari mu modoka ni njyewe Jessica Kuza gutsara ndabona afite abakobwa beza kuri kono bifite dufite gigi oya umva pichu twebwe ntabwo tuvuga twe turi ku kibazo cyo kuri firigo cyo ari mu rugo abana baramubwiye ngo imodoka yihorere mubaze imana yanyu Jessica sibyo mubaze your leader umuyobozi wanyu Jessica impamvu ngiye yatumye mubwira nabi oya ntabwo ari umuyobozi wacu wowe watubwiye ngo umuntu ngo aba ari umukene iyo afite firigo y'umweru muri Amerika nibyo ntabwo twari tubizi ubu tugiye kujya ducungana namwe abafite firigo z'umweru mu dusimbu umukobwa araza atazi n'ibyabanjirije agafata side y'undi like bro, we are women first. We supposed to think each other. Bigeze kuri firigo niho natangiriye. Tugomba kugendana sheri. Ngiye nkubonye ntanakuzi hari umuntu uri kwakatana. Nabanza nkagutambirira ntazi n'ibiri ko you are a woman. We deal with a lot. There is no reason kuba twaza tukatakana. Nakwatakana kuriho waje uvuga ko buri gihe nashatse kumanuka mwanze hari ibintu byinshi na misinze uzi ko maze amasaha nendi kuvuga n'ubwa mbere mvuze bingana gutyo mu buzima oya usanzwe uvuga gatwe ubwa mbere byo kuri pano navuga bigeze aha ubwa mbere narari cyo banserereza ku dogs ntabwo ajya avuga mani ntabwo ajya avuga ko icyo byabaye the big one uyu munsi ndaje n'ibintu birengereje ubutaha uyu munsi mwababwiye ko ari umukene arababara ntabwo ajya avuga I swear God. No, mugeni nyamara mbabwije akunda kuba umukire ariko ntabyerekane. Listen. Bajya barasinda bahagwa hedi ngo babage. Oya ntibabage. Hari uwo bamanuye ngo witwa Gigi. Oya. Yaraje kubaga papa. Kamara musembura mukanyuraza umbereta. None umva Jesse. Ninde umanuye Gigi ntabwo ari ngewe ndagahetse kandi wabibonye. Ragaki dore amasaha amaze kuri iyi pano bamaze gushyiraho 19 ndafungura nongere mfungure ntabwo kandi ngo turi kuburana n'abakire cyane igihe mwahereye mubwanuka je wari bimwe nakubwiraga ese kugiye batatweretse amasahani na kuri level 23 because of you kandi